The brave man. The real brave man. Yeah, 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 yeah. The brave man is back. As usual, remember, I'm the brave. Ndakabazaniye dutangira batubwira ngo imperuka y'isi ngo izagera ibeho ngo abamarayika bazaza ngo hariho abamarayika babi ngo bazatabwa mu ntuze mu itanura ry'umuriro aho bazahekenyera amenyo. DRC production presents turagatangiye Dan Cruz mwite brave Emil Joe Tistater Jerry Nigans Paul Stopper turagatangiye indirimbo nizo ndetse The Brave Man igarutse mu ijwi rikakaye escape from the hell ngo nugucika uva mu kuzimu dutangirana n'uryamye. The Brave Man inzira iva mu kuzimu nakukuzaniye. Hari urwaye hano araryamye ndetse n'ubuzima bushobora kuba buri kumucika. Reka turore. Original music by Gaz Apostle. Umuziki niwe wawushyizemo kube baracyamuhaga. Urwaye uryamye umenya ubuzima ari kububura. Bafasheho bya biboro by'umuriro biriya barabicaginga kuri kilowate zingahe bakagushitura. Barashituye. Katurore. Director of photography James Burgess. Uwayoboye amashusho nuriya James Burgess. Abo dutangiranye nabo bari kuzura umuntu. Iyo bari kugukorera biriya n'ubundi uba wapfuye. Hariya bari kumuzura. Iyo bagukubise biriya bintu by'imiriro ukagaruka bari kugushyiraho umwuka guriya bawugusubizamo bagushyiramo umwuka kubera kuba wagiye nta mwuka uba ugifite. Wibuka umwuka n'impano y'Imana. Umwuka ubwawo ni umuntu uba wambaye uba uri muri uriya mubiri. Written by Michael Martin kandi twe na Michael Martin. Nuko tugatangiye. Escape from hell ngo nukuva mu kuzimu ari kucitse. The Brave Man. Mwijwi rikakaye. Ntago wajya mu kuzimu gutera inkuru y'ibyaho kugenda ufite ijwi nk'irya The Brave Man. Reka edited directed. Hano babiri barahangayitse n'umukobwa n'umuhungu ntago bazi ngo barakora iki kandi ntibashaka guhomba umaze uri gucaho. The Brave Man. Imiziki niyo dutangiranye ni ikikango. Ntabwo ari ikikango bana ni mutuzi. Uziko umuntu byarangiye aciyeho we. Barababaye. Kumbe iyo bimeze kuriya hakiyandikamo kuriya bisobanuye ko umutima wongeye gutera. Ngo aragarutse ngo sinzi uko agarutse ngo ariko tugume gutya. Nagume mugumishe gutyo. Bakurayo urushinge ngo mukubite 40 miligrame. With a 2 milligram drip. All right. Mukubiteho niyo serumu. Niki? Umuntu agarutse mu buzima avuye he? Ukuntu agarutse arasa nk'uvuye mu muriro. Sinzi ahantu avuye ariko urabona ko ahantu avuye yemwe bagabo. Hold still. Bagabo namwe bagore. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ahantu no mugabo avuye 5 milligrams of morphine. Aramubwira ati tugukubise miligrame 5 za morphine. Morphine iragenda ikagusinziriza nimba ari kwisinziriza nimba yica ububabare. The Brave Man nge sindaba umuganga zabaze. Ndacyari mu bushakashatsi igihe nzazira muri iyo kariyeri munyiteke. Umurwayi yarazutse. Agafilime bakise ngo iki Escape from Hell ngo nugucika uva mu kuzimu.
ni ukuva mu kuzimu ariko udasezeye. Aramubwira ati ugewe ntabwo ari njye wabikoze. Aramubwira ati ngo warubizi biriya bintu. Ese ni biki? Sinzi. Dutangira kwa muganga. Umukobwa yari afite ubwoba. Uyu mugabo nawe yishimiye yuko umugabo agarutse, ariko aramubwira ati mugende murebe, ugenzure murebe nimba uku kuntu ameze biri bugume gutya, biri bugume biri stable. The brave man. Uyu mugabo byagenze bite we? Ndebere kumva umukobwa uko yakazamutse hejuru kuri etage. Loose lips sink ships. Ngwiminwa iminwa idakomeye ngo kugwa ubwato uriya bwato n'ubwato bwari ubwato bwinshi bunini buriya butwara nk'imizigo. Ship yewe noneho sink ni ukurohama. Zipu nako lips ni iminwa nyine, uyu munwa wo hejuru n'uwo hasi. Kumbe dore wa muntu wari uryamye umaze kuzuka, ndebera muzuka ukuntu avyutse yirukanka. Umenya abyuka azutse, ariko bikaba bitarangiye. Ndebera araza kubita ibintu. Kumbe security kwa muganga. Uko yakinjiye hano yinjiye ambulance. Yafashe ambulance arafatiraho ngwe kuyijyanye. Uriya murwayi nibwo akibyuka. Ngo ngwiki waragiye. Kumbe ni n'umudokiteri nuvise bavuga ngo niba ari ngo Dr. Nde. Waragiye ngo aracitse. Guramuretse aragenda sintireka reka ngiye kuzana ntuze nsanga kumbe izuba ryaranarenze. Ngo nukubera iki wahamagaye polisi? Ngo nagombaga guhamagara polisi. Ngo ntabwo wari ufite guhamagara polisi. Umukobwa yahise ahamagara polisi. Nukubera iki? Ngo se ngo wamubonye? Track them yet? Hano hari ukuntu bakureba iriho harimo ka tracking device muri nuzi. Muri kiriya cya ambulance kandi ni kaburamo. Ambulance. Turi umugabo nuko yakabyutse we. Can you patch me through to him on this? Ngo se ngo wamumpa ngo kuri ino ntuzera. Baramuhamagaye. Zino ambulance ziba zirimo buri kimwe. Itumanaho. Listen buddy, I know you're experiencing ngo ndabizi ngo nshuti ngo ndabizi uri kugira ihungabana, uri kubona ibintu bidahari. Ngo ndakubwiye ngo katugaruke. Marissa and I ngo na Brisa ni Brisa bavuze ngo turaje tugutore. Yarahise amukupa umenya. Eric? Ngo Eric, kumbe ni Dr. Eric. Twabonye kumvise ko ari umuganga. None ndebera ahantu feri ya mbere. Yahabye afite ubwoba. Niwe wabikubwira ngiye sinana kuko umuntu uvuye ahantu tutazi ntago tuzi ngo avuye. Umuntu ya wapfuye ukajya mu ijuru ntago wava bimeze kuri umutima wawe wakuvuyemo. Reka buriya rega iyo ugeze mu ijuru ngusanga ari amahoro nta kibazo, ahubwo ku buryo ugaruka hano ku isi kumbe padiri nimba atari frere nimba atari nke ari sinzi hariya ari kuzimya amatara. Ni mu rusengero tubonye ni mu rusengero ahari rwa Katolike rw'abakatolike kuko mbonye ni naho baba baturanye n'amarimbi we. Abantu b'abafureri ba kera n'abamisiyoneri barabahambye hafi aho dore nka za Gatagara usanga hepfo gatoya. Usanga hari amarimbi hepfo y'abapadiri ugasanga nk'umumisiyoneri wo mu 1800 na kantuze niho. The brave man. Umugabo aragenda gonka ibikuta, indabyo z'abandi ari kugenda zikira. Yarafunguye imiryango. Hano uri gutrackinga ni umuforoma hari ndabona nibo abaforomo nibo basigira Dr. Burke. Basigira akazi bakakubwira ati uze kureba n'uriya murwayi ko nta kibazo. Bamenya hari. The brave man in the head. Hano mu kuzimu niturahagera, ariko uko biri kose hano turacyari ku isi. Dore ku rusengero. Urusengero ararureba reba amashusho hari abarimo inzira y'umusaraba. Kuntu Yesu byamugendekeye. Kugeza ageze igorogota ku musaraba uko byagenze. Ngo ninde urimo hano? Haje. Ngo se ngufashe.
ariko uyu ni pasiteri ariko ntazi kijya mbere ni patiri Who's after you? Are you running ngo from the police? baranyirukankanye oya ngo uri kwirukanka uhunga polisi ngo ya ngo hari ikintu I brought it back. ngo hari ikintu ngo cyagarutse ngo kiri gukomeza kinyirukankana This thing from ngo ni hell. ikintu guturuka mu kuzimu umurabyo warakubise ngo ni wowe icyo kintu yarahabye umuntu wese Hey, calm down. ngo tuza Look at me. Look at me. ndeba Have you been drinking? ndeba ngo se ngo wisha akanyota Are you doing drugs? ngo se ngo hari n'ibiyobyabwenge uri kugira se ngo wasinze cyangwa uri gufata ibiyobyabwenge ngo yango ntabwo uri kubyumva wowe yango ngo ke ngo ufite kunyizera ngo ngiye ngo mvuye kwa muganga ngo nta kintu bankorera Believe me, I'm a ngo nyizera nanjye ndi I umudogiteri can't help you unless ngo you tell me. ndagufasha ngo ikintu ngo nagufasha ari uko umbwiye ikiri kujya mbere iki kibazo ufite umugabo umutima umva ukuntu kubita yewe the brave man escape from the hell ngo ni ugucika uva mu kuzimu uyu mugabo aracika aveyo cyangwa ngo nyizera ngo ngiye ngo sinzi naho nahera But I fell into the steep. ngo ariko ngo nivanze mu bintu ngo sinzi ngo ni ibiki It all started about a month ngo ago. byatangiye ukwezi I gushize was reaching a breaking point. ngo narindi kugenda ngera ku ntego zanjye ngo ariko ngo sinarinzi ngo nari mfite imyaka 29 ngo maze kurangiza amashuri ngo ndetse mfite n'akazi neza ameze neza ngo nagendaga ngo ncanu ngo ariko ngo yagize imitekerereze itandukanye ariko ngo yagiye no kuyivuza ngo ariko ngo ibintu byari bikugenda bibi ukuntu ngo ariko yagendaga asekera abantu ngo kugira ngo ntihatagira umumenya umucishamo ijisho umutima ntago kumbe haje umugabo afite umukobwa we avuga ngo nimufashe umukobwa wanjye Dr. Eric baramuhamagaye ngo afite imyaka 29 ngo ababona byaraciyemo umwana yariwe n'inzoka ngo waruri hehe ngo ni hehe ngo bakuriye ngo ni hano ngo yarari ku kinuze ngo hari ku munsi w'isabukuru ye ngo bari kugirana igihe cyiza ngo noneho ngo yagiye ku igiponde bya bintu biba birimo amazi ngo noneho ngo ni inzoka yamuririye ngo yasaga gute ngo yasaga umuhondo n'umukara black and yellow harimo na red black and yellow sinzi ngo uyu mwana ngo hariwe n'inzoka ngo bita ngo iki ngo harubazanye hano ngo ngwino ngo nkurikira ngo red black and yellow ngo yasaga umutuku umukara n'umuhondo ngo urabizi neza ngo hariwe n'inzoka bita king snake ngo ntago ngo ese ngo urabizi neza ngo yaba wariwe n'iyo bita ko snake ngo ntago ari kubukiri hano ari kuba warangiye ngo reka twoherezemo abaganga bamukorere isuzuma noneho ngo barebe nimba ngo sawa ngo ngiye ngo meze neza ngo narebe hano muganga Eric ku myaka ya 29 ngo byaciyemo ngo ariko ngo afite n'ibibazo ngo nubwo nta mucishamo ijisho ngo abibone kumbe hano uzanye umwana nawe ntago bigenze neza ngo ntiyagira ufasha papa ese ibintu ni ibiki ibi filime tuyitangiye gutya ari akavuyo bimeze bite ko tubona ari urujijo umugore uko yakaje nawe yasanze umugabo amaze kujya hasi umugore baramufungiranye abaganga babanze bakora akazi bashinzwe ngo mumushyire ku meza ngo yari ari kugerageza gutabara ubuzima bw'abandi ngo ariko we ngo ubwiwe bwari bwaramunaniye kubutabara the brave man ubwanjye bwatabawe na Yesu Kristo nanjye ubwanjye sinari ngishoboye kwitabara ibyo ni naragerageze byose byari byaranze bahungu bakobwa muhungire kuri Yesu Kristo naho bundi ndebera umuhungu ameze neza ni umudogiteri ari kuvuga ngo ari gusobanura ibintu ariko we ngo mu mutima nta muntu yaragira ngo abihisha abantu ariko mu mutima yari yararangiye ndebera umusore mwiza hariho abantu benshi batandukanye uyu aravuga ati ni umugabo mwiza ni umupapa mwiza ni umubyeyi mwiza sinzi impamvu ibintu byiza byose byamurangwagaho ariko ndebera ibibi ibijya bigira isoni the brave man ngo turakora ibishoboka
ndebera ukuntu ari guhumuriza abandi, ariko we yari yarabuze umuhumuriza. Buriya nimba uri nka dogiteri ukeneye Yesu, kuko wowe uhumuriza abandi bose urabarusha ubwenge, ukeneye undi ukurusha ubwenge kandi nta wundi utari Yesu. Shyira umutwe muri Bibiliya, unamamo, ugirwa inama nawe, ntawe utagirwa inama. Buriya umugabo yararwaye, kumbe hano hari uwinjira. Ubwo se ngo ameze gute dogiteri? Dogiteri uya muntu ameze gute? Ntabwo tubizi Reverend, ni pasiteri. Ubwo se wareka nkamusengeraho gatoya se, hari ikibazo wabigiraho? Nta kibazo na kimwe pe. Dogiteri abahangayitse kubera abarwayi be. Ubwo se ngo nakubaza icyo uri gusengerera, ndagira ngo musengere agakiza kiwe. Ngo yari umuntu mwiza, ngo ahubwo ngo icyiza nuko wasengera ngo ikiri buvemo. Namubwira uti erega ibyo ukora ntago, iyo uri umuntu mwiza ariko ntibigukize, ikintu cya mbere naho ugiye kujya ukajya guhagarara imbere y'Imana, kandi uba uzavuga ibyo wakoze byose, kandi ibyo byose uba warakoze. Reka nkusomere uno murongo. Kubera ko Imana yakunze abari mu isi, yabahaye umwana wayo w'ikinege, kugira ngo abari mu isi batarimbuka, ahubwo babone ubuzima buhoraho. Uyu aravuga ati ariko Imana ko numva ukuntu yivuga wagira ngo igira nk'urukundo ra. Reka nkwereke uno murongo wo mu byahishuwe. Ngo nabonye ngo abapfuye, abakuru n'abatoya, abakomeye n'abagize bose ngo haza igitabo, ngo utarabonywe muri icyo gitabo ngo bamutaye mu nyanja y'umuriro, lake of fire. Ngo ese ngo kubera iki iyo Mana ngo igira ngo impuhwe, ngo ikunda abantu, ngo kubera iki yaremye ukuzimu? Ngo ese ngo ukubera iki wakanga urukundo rw'Imana? None iyo wanze urukundo rw'Imana ukanga Yesu Kristo, yuko yagupfiriye, ukamwanga ko yagupfiriye, akagupfira, ni nkaho uba wifitiyemo nawe kujya muri uko kuzimu. Umbe wari urwaye, ari kuvuga amagambo ntago turi kuyumva, nimba ari ngo ari dark beings iki sinzi, bari kuvuga ngo ibiremwa by'umwijima ngo iki sinzi, ari kumaramubajije ati ngo rezibina sinzi. Aravuga ati ari kuvuga iki? Reverend ya pasiteri yaramubajije, dogiteri aramubwira ati bugiye tituze kongera tubonane Reverend. Ariko ngo hari ikintu cyakomeje ngo kuba cyamugira, ariko udubwira inkuru ngo hari ikintu cyakomeje kumubodaringa, kumubangamira. Ariko Imana izacira urubanza umuntu wakundaga umuryango we, ngo nuko imujye kumubabaza iteka ryose, ngo nuko abantu ngo bazarimburwa, ngo nukubera ko batemeye Yesu. Umuntu agakora ibintu hano. Ikibazo afite kirumvikana, nanjye iki kibazo nari ngifite. Umuntu ari none abantu bari kuganira, kumubwira ati turi gukora ibishoboka byose kugira twongere tugusubize ku birenge byawe uhagarare, kandi umugore n'umwana baragutegereje, ndebera weye. Uko yakamubwiye ayo magambo yahise aturikararira, aravuga ngo uyakamubwira ati ibintu ni neza, oya nta kintu na kimwe kiri neza, ngo ntabwo ubyumva wowe, ngo ntabwo nashakaga kugaruka. Uyu mugabo abyutse atubwira iki? Ngo narindi mu ijuru, ngo nego byari bimeze nkaho ndi mu ijuru. Ngo nta n'ubwoba nari mfite, ngo bwa mbere ngo nibwo nari numvise meze neza, ngo none nahise numva none ibindi bintu ngo biri kunkubita ku gatuza. Ngo noneho ngo ububabare bwose ngo bwari bwagiye, ngo nabonye ndi kuva mu mubiri wanjye, ngo ufite amahoro. Ngo noneho ngo igihe nageraga ngo ku gisenge hejuru, ngo buri wese ngo yarari gusakuza,
I knew it. ngo I saw myself ngo ariko njyewe ngo nibonaga shooting through this ngo ndi guca ahantu ngo muri tano ni nk'ahantu hantu ngo muri tiyo mu kintu nyine kimeze gutya ngo nta kintu cyari kirimo ngo ariko ngo byari bisa nk'ibitangaje nk'ibidasa ngo kuko yakomezaga agenda muri iyo tano ngo yabonye ngo ari hejuru y'igisenge cyo kwa muganga ngo Dax be not be proud ngo muganga wihiyemera Dax iriya Dax ubundi ivuga intuze ivuga kiriya kintu kimeze nk'inkoko ariko kigenda mu mazi bakita ngo ikirango yari ari kugenda ngo umuntuze ariko ubwo ngiye mvuze muganga kubera ko Dax n'ubundi urumva ko bivuga nka doctor Dax urigize ngo none nguko yakagiye muri iyo tano ngo yagarutse mu mubiri we muganga hano aramubwira ati tuza gato uryame ngo ikintu ukeneye ni ibiti ngo njyewe ngo Dr. ngo Harris ngo ndaza kuba ndi hano ngo kugira ngo tuganire harya ninde Dr. mubwiye ngo uri buba hari kugira baganire ku byo yaciyemo experience umugabo ari kumubwira ati njye sinashakaga kugaruka ku isi mu nzuri ukwereka imwankubiseho biriya bintu byanyu by'imiriro ngo mugarure abapfuye. What have we got here? The member of the Couch Potato Club? Bamukuye mu ijuru yari yigereye ahantu heza ngo ntabwo bayaragifite. Ari kuvuga ati uyu mugabo no architect ngo wagira ngo yari yapfuye. Eggs and legs all week, beers and steers on the weekend. What are his chances? Wajyaga yinywera utubyeri n'iki ngo muri weekend. His echocardiogram shows an injection factor of 5%. Ngo ariko ngo birasa nkaho hari ibintu bamuteye ngo bakeneye undi mutima mushya ngo nandi ngo yahamagaye ngo ariko ngo ahuri ntago bahuye ngo ntago bafite umutima uhuye amaraso ntago bihuye ngo hari ikindi kintu se dore muganga yarakomeje asa nk'ubabaye nta gisubizo abonye kimurwaye. Ibitaro ko mbona wayani ibya Nyarugenge we. Taro bya Nyarugenge abaganga baho ndabasuje abaforomo aranda hazi. Kurya nyuma hari ya KGL naringize ngo ni CHB kumbe hano muganga uko yagasohotse ariko ntago atuje. Urabona ko adatuje namba. Kumbi inyuma naho wajya ngo haruri hari undi mugabo ndi kuhabona yarahamagaye. Yagahamagaye hano. Ngo Dr. Nde. Ni Dr. Risa hari. Ngo ni Eric. Ngo mfite ngo his name is Tad ngo Garrison. mugiriya bita ngo mfite ngo mfite umurwayi bita Teddy ngo ndakeka ngo ashobora kuza mukavugana ngo ameze nka babandi ujya uganiriza. Kumbe Risa uko akanura nuko aganiriza abantu baje. Aravuga uyu dutangiranye aganira nawe aramubwira ati ngo ndakeka ko twari turi ahantu ngo muri section 14 muri etage ya 14 ngo we nuwo bakoranaga ngo icyo bari bakeneye cyari igihe kirenzeho gato ikuntu ngo imvura yari iri kugwa hasi ngo habaye impanuka ngo noneho imvura yari yaguye nyine noneho urusinga rwagiye mu mazi umuriro amashanyarazi aramufata ngo yumvise amashanyarazi ahantu hose uri kumufata urushinga rukijya ngo noneho yaje kubona abona ibintu byose ni umukara ngo agiye gufungura amaso ngo yagiye kubona abona umubiri we hasi abona ari kureremba hejuru y'umubiri we umubiri wasigaye kumbe aracyari kwiyumva kumbe atawurimo awureba hasi kumbe hano hari wamuhamagaye ngo Eric. Yes. Ngo yego. This is the money. Waya n'amafaranga ngo wari warantije igihe cyashize ngo hariho n'inyungu. Eric hano arayareba ni sesemendera nuko ayafata. Bagira ngo ntaza agaciro k'amafaranga. Aravuga ati ngo nicyo ushaka ngo iyo ushaka iyo umpaye amafaranga nk'uko ngo hari ikindi ubushaka. Ngo nicyo ushaka. Aravuga ati ngewe maze iminsi amezi 6 ntanywa inzoga ngo ubuzima bwanjye bwarahindutse.
soba amezi 6 atanywa inzoga. I've been on a mission for 3 months Ngiye now, maze amezi telling 3 everyone I can about how I owe kuri all misiyo to Jesus Christ. mbwira abantu ibya I Yesu finally got up Kristo enough courage to come and see ngo you. kandi ntiwakumva yuko nanjye byangoye And kugira nze hano I kukureba was hoping ngo ariko nari nizeye it would be a yuko start. biri bube gutangira left the gushya man who itangiriro really rishya loves his family. ngo reka nkubwire And njyewe his heart's gonna give out in a week. ngo nimba wowe And you come ngo walking wowe in ngo abantu here, worthless ngo piece of human kwa muganga garbage. babuze ngo umuntu wabo You betray your own ngo ariko family wowe for a waragiye ugambana ngo uri kuza wiriza nta n'ikintu wabaye ngo wowe wataye umuryango wawe ngo urawugambanira ngo papa ngo nakifuje yaba warapfuye ngo urashaka kunyereka yuko Imana ngo urashaka kumbwira ko Imana ngo ari ibyo byose ya mafaranga yaciye ntazi ko hari abantu bakennye yakabaye ayajugunye tiye yafashe imodoka ari kubita aragenda. Umuhungu Eric yari nubwo ari umuganga w'umuhanga ku myaka ye 29 musore mutoya ngo ibintu byaciyemo. In here, Eric. Reba ukuntu aba yikubita imbere ya se ngo nukwera ko se yabasize bakiri bato. Thank you. Dore yabasiganye na nyina. Gwese ngo umezute. Yaragiye ngo ngo nago ngo ari binaciyemo ngo ijoro iki. Ngo ni papa wawe ubwo ngo bizi gute ngo nukwera ko mu minsi ishize yashize yarari hano ngo yarambwiye ngo yashakaga kukubona ngo we wamubwiye homba nti ngo narahamubwiye wese ngo nukubera iki ngo uba unamuvugisha ngo uzi n'ibyo yagukoreye ngo n'ibyo yadukoreye ngo rega ngo baratandukanye ubu yarongeye yavutse nk'umukristo wavutse bundi bushya ngo se ngo yarakubwiye ngo ni umukristo ngo aza yivugisha ngo ibya Yesu ngo none ngo ukazajya ngo umubwira ngo amena ngo waramwize ngo wowe ngo uziko ngo umuntu wese ngo araza akagutuburira ngo nukubera ko azi ko ngo nakoze intege nke zawe n'icyo tumaze akakubwira aramubwira ati ngiye so ndamuzi ubu ngubu yaje atandukanye nukuri yarihannye kubera ko yaje afite ngo Bibiliya ngo akakubwira ibyo yaciyemo ngo nibyo ngo se ngo wote ukeka ko byanyoroheye kugira ngo nongere nirengagize ibintu byose yankoreye uburyo yabansigiye nkabarira mwenyine nono n'ibintu byarahombye byose iyo ntaza kugira uno mugabo wundi nashatse ubu nari kuba nkiri kurwana narapfuye nabi ngo nukuri nanjye byajyaga bimfata kugira ngo mpagarare nk'iminota 5 mvuga ati Imana yaramubabariye nanjye reka nanjye mubabarire n'ubuntu bw'Imana kuba narabashije kugira ngo mubabarire nawe mwana wanjye mubabarire. Aratubwira uti ntago nzi ikintu uko kwizera kwatumye mama ababarira papa usinzi ukuntu Imana ibe ivuga ngo mubabarira abantu kandi batabaritwaye nabi mubabarira ababagiriye nabi ngo usinzi ukuntu iyo Mana ici rubanza rutabera ivuga ibyo bintu kuvuga ngo babarira ukugiriye nabi aho kugiye ngo yaradi ibintu atarabyumva iyo utari muri Kristo ntabwo ibyo wabyumva n'ubundi rega kuko kwakunda ubabariye umuntu yaguye mu ki iyo ukoze icyaha nawe ni kwakundi nawe ubabarirwa. Hano yaraje kuri Mr. Garrison uno mugabo Garrison aramubwira uti erega ibintu waciyemo wabonye wapfuye nukuri bishobora kuba byafasha abantu uramutse ubivuze. Aravuga ati nukuri ndumva nkinaniwe sinzi yuko twavugana ariko wenda waza kugaruka ati nukuri uze kugaruka ntari mbabarire nzaza kugaruka. Risa hano ni umwana mwiza arashaka gutanga umusanzu we akabwira abantu ibiba ku bantu iyo umuntu apfuye. Umbe hano tugaruke kwa muganga aramubwira ati tese ntago ari ikibazo cy'amafaranga akamubwira ati turi muri rama turi muki tufite n'amafaranga twabitse tise mwagize icyo mukora toya ati nta mutima uhari nicyo kibazo gihari kandi nta nubwo turi kubona ukuntu ari bukomeze kubaho ntago ari bumara igihe umubyeyi yarababaye tese ndakora iki tese umwana wanjye w'umukobwa ndamubwira iki. Mrs. Garrison Mukamarison ngo uyu ni Dr. Haraway ngo amenyereye ibyo bintu byo guhumuriza abantu bari mu kababaro. Abadokiteri nabo ntago babishimiye kukubwira amakuru nkayo
birabagora umubyeyi yarababaye yari ari kubabwira ati dufite ubwisungane bwiza ndetse twanabitse n'amafaranga. Dr aramubwira ati ntabwo ari ikibazo cy'amafaranga mubyeyi. Babiri bagiye baganira n'abadogiteri twamenye muno bitanuze Eric avuga ati dore wa mugabo nanone hano uyu mugabo ninde uyu umenya ninde As long as it keeps my patients happy. kuva ari gutuma abarwayi banje bishimye ati ntari uzi kuri yamenya ari wa wundi papa we waje kumusaba imbabazi we uriya siwera You know, Carl, some people might find you obscene. Tikaro As long as you're not one of them. kumbe harimo Karo na Eric hano. Hey, I know something that'll cheer up even your usually sour disposition. Oh, really? Okay, hano Beautiful. The talented. Doctor. hano ari kumubwira ati hari ikintu nzi gishobora kuba kiba kikurenzeho nubwo uba wigize nk'umuhatari turiya mukobwa bita Dr. Kare. You're having lunch by yourself. Tishati koko uravuga kuri we tijya kwisangiza reka njye kubanza muganiriza. Was it good enough for lunch? Ese ntago se waza tukajya ngo kugirara ngo yango nsubiye ku kazi. Ese ngo ntago ujya kurya se. Hey, Carl, wait up. Ngo ndindira Karo nahinzi ko ngiye kubwira tukajyana kurya none. We yiviriye aba yakoze akazi neza ntago arindira ntago ari ngombwa ko agenda ishene ngo agiye gukurya naba yabisoje. Kumbe hano Eric Dr. Eric hano mu rugo yarari kwitera icyangwe. Kumbe papa we yaragarutse reba ukuntu yongeye kumufunya hano mbwiye ati mbabarira mwana wanjye ngo winkubita urugi mu maso ngo ngaho uva mu nzira none jya muri metero zingahe ntarugukubita mu maso ngo Eric wawe rekihanganye cyane ngo rega nanjye ntago biba binyoroheye. Nukuri nta mubyeyi uza gusaba imbabazi bimworoheye amakosa aba tinzi ibyo nakoreye mama wawe nta mubyeyi uza bimworoheye. Nukuri bana batoya ngo nukuri ntago uzi uburyo bingoye kujyanze kwicuza hano imbere avuga ati se we ibi bintu ni turu yo n'urugendo rwo kuza kwisabisha imbabazi ngo ukaza ngo ugahita ngo witangisha amafaranga ngo ukasaba n'ahantu ho kuryama se ngo ibyo nibyo ngo ukeneye se ngo yankeneye kubabarirwa nawe mbabarira ngo niyo wajya no mu kuzimu ibyo bintu ntago byabaho ngo mbabarira. Mwana afunze umutwe. Nukuri bana batoya murebe namwe ingaruka zo kutamenya Yesu. Reba kandi kibabaje aba aranarize ari kubabazwa nuko atababariye papa we. Nawe biramubabaje ariko nyine nugufunga umutwe kugira ngo nawe ababaze nka se ngo mwihimurireho kubyo yabakoreye kandi ise ari gusaba imbabazi. Umwana nawe arashaka kubabarira ariko nyine hashize hari gukomeza hatuma nawe agira. Uyu mukobwa aravuga ati ndamutse ngaragarije abantu yuko iyo umuntu apfuye aba atagiye gupfa aba atagiye mu kababaro yaramubwiye ati se kuki tudashaka ko abantu bababara tirega ujye ubareka bababare iyo abantu ngo bababaye bavuga ngo bagiye gupfa bareka gutangira kurya ibiryo baryaga ngo kandi ibyo biryo baryaga bibi iyo babigabanyije ngo bituma batarwara kanseri. Nyumvira point of view yiwe. Aramubwira ati rega n'ubundi baba bazongera bagapfa ariko iyo uri umukirisitu ugapfa ntago ugira ubwoba bwahugiye. Aramubwira uti njye hari umuntu abonye w'umukirisitu apfa atariko nukubera ngo niwe muntu nabonye wapfuye mu mahoro. Aramubwira ati nukubera ko yabaga yizeye nukubera ko yizeye terega umuntu wizeye yagiye agenda asanga uwo yari yizeye Yesu Kristo kuko Yesu Kristo ngo noneho ibyo birabatandukanye. Noneho uyu muhungu aratubwira uti ikintu naranje kubona nuko abantu ngo
batazi gutandukanya nyine ngo ibyo bintu byo kuzimu ariyo mpamvu bagira. Nawe afite ukuntu afunze umutwe, aravuga ati ibi bintu ni ibintu byagiye bishushanywa n'abantu bavuye bari bapfuye bakongera bakabazura bakazuka, bapfuye bakagaruka. Kwa kundi nyine umuntu apfa akamara nk'umunota cyangwa n'ingahe bakamuzamura akagira dore ibintu yagiye abona bigiye bitandukanye bagiye bamubwira babonye. Dore hano dogiteri abari gukina barakorana. Uyu nguyu yaramubwira uti akangaka ni akantu k'umuntu wari wanyweye ibiyobyabwenge ariko ari n'umwartiste, ngo noneho ngo iki kintu nicyo yabonye mu kuzima igihe yari yapfuye, yari yanyweye ibiyobyabwenge byinshi, nimba ari yiyahura, none kiriya nicyo kintu yabonye mu kuzimu ngo yapfuye agarutse. None dore kasete y'umuntu aratangira atubwira uti kasete ashyizemo ngo ni ibintu byabaye imyaka 2 ishize, ngo ariko ndabyibuka nkaho wagira ngo nejo bundi, ngo nari ndi mu mujyi ndi kumanuka, noneho ngo njya kwambuka, ngo ibintu byose byasaga nkaho nta kibazo, ariko ngo noneho ngo yumvise abantu bari gusakuza ngo ku mpande zose, ngo noneho ngo nawe ngo yumva urusaku ngo rusa nkaho rwa paniki ruteye ubwoba, ngo muri ako kanya ngo yumvise ikintu kiri kuza kimusanga, nguko imodoka yamuciye hejuru. Ngo niki cyaba ko yacyakurikiyeho? What happened then? It was just the most beautiful experience. Ngo cyakurikiyeho ni ikintu cyiza ngo ntabona n'ukuntu nyivuga, ngo navuye mu mubiri wanjye, ngo ntangira kubona abantu banzengurutse, ngo umwe ngo yari umuganga, ngo atangira kugerageza kunkoraraho, wowe ngo se ngo wavuye mu mubiri wawe, ngo navuye mu mubiri wanjye, ngo noneho ngo nyuma yaho mbere mu kanya gato ngo nari ndi ngo muri tano y'urumuri, ngo noneho ngo ikintu nabonye ngo nuko nari ndi kugenda ngana nko mu ijuru, ngo noneho ngo mu mitekerereze yanjye gusinzijya nibagirwa ngo iryo shusho, ngo ni iki kintu nabonye, ngo nakomba numvaga nshaka gukomeza ngo nkomeza muri iyo tiyo y'urumuri, ngo nashakaga kugira ngo mpure na Yesu, ngo numvaga ko Yesu antegereje, ngo hari ikiremwa ngo nahuye nacyo ngo cyari cyiza, ngo gisa neza, ngo umukobwa w'Imana, ngo mbabarira, ngo aka kanya ntabwo ari cyo gihe cyawe, ngo ugomba gusubirayo. Ngo nukubera iki ngo marayika yaguhamagaye ngo umukobwa w'Imana, ngo nukubera ko ngo nuko ndi umukristo, ngo kandi naremeye Yesu Kristo, ngo umuntu wese wemeye Yesu Kristo usenga Imana ngo aba ari umukobwa aba ari umwana w'Imana. Ngo noneho ngo niki cyabaye? Ngo icyo gihe ngo noneho ngo marayika kimara kumvugisha ngo nari mpagaze aho, ngo muri ako kanya nari mpagaze aho, ngo nongeye kubona ngo yatiyo, ngo niko yagarutse. Wa muganga kwa kundi yakomeje akora uko ashoboye, ngo yarongeye agaruka muri wa mubiri we, ngo noneho ngo ntago yongeye kongera kubona, ngo nuko ngo byarangiye, kubera ko yari impumyi imbere yuko apfa kanya yapfuye, yavuye mu mubiri we, ngo yahise agenda abona. Noneho marayika niwe wamubwiye ngo aramubaje ngo uratekereza iki? Ngo ndatekereza ko uyu mukobwa agipfa kugira ngo kubona kwe ni ibintu yajyaga atekereza, buriya nibyo yahise atangira kubona. Aramubwira ati kuva yavuka ntago yabonaga, ngo byose ariko ngo ibi bintu ntabwo ari byo wakoresha nanone ngo kugira ngo ugaragaze ko yuko ngo hari ikintu ukigize, ngo rege biriya ntabwo bigaragara ko hari uwabi, ntabwo ari ibintu wayobora. Ngo rega nanjye ibyo ngibyo nibyo mama mukecuru yahoraga akunda kuvuga, grandma keep saying. Ngo none se ni gute uteganya kuba wagaragaza ikintu kigaragara? Aravuga ati buri mushakashatsi, bureka ariko tubivuga yuko buri mushakashatsi aba afite ibanga rye, yanze kumubwira. Noneho uyu arakomeza atubwira iryo banga, nako inkuru. Aravuga ati ngo naje kuvumbura iryo banga ntuze risa yambwiraga yuko ngo narazamutse ngo ngeze hejuru, ngo mbona hanze ngo dark be no be proud, ngo muganga baganga mwikiyemera dax iriya ni dogiteri dox, sinzi ni ibintu ndi kubona, ariko kubera ko ari hejuru yo kwa muganga kandi bibona umupfu ari uko yavuye mu mubiri we yazamutse,
Dax be not proud. Uwa mbere ari kugenda twabonye ngo sink lips oya lose lips sink no ship. Kumbe hano ngo housekeeping uyu nukora mu rugo nugenda akora amasuku. Yaje gukora isuku mu byumba. Ako yakageze hano. Uko yakageze hano hari umuntu usinziriye ari gusoma Bibiliya. Ahubwo yapfuye nkurikije ukuntu yirukanse ni papa wiwe yapfuye. Ariko ndebera yarari gusoma ka Bible. Igihe numvaga ko papa numvaga ko papa yapfuye ngo byarambabaje kurenza uko nabitekerezaga ngo ariko se ntiwamwangaga ngo naramwangaga nyine ngo byonyine ngo rega ngo nkiri umwana ngo yari inshuti yanjye cyane ngo twakugiranaga ibihe byiza. We na papa we bari inshuti ya kirakana ngo nari ntewe ishema nawe ngo nari inshuti ye. Ngo nari nzi yuko ntazareka kumukunda ngo none se ngo niryari se wabuze papa wawe ngo hashize ibyumweru 2 ngo byagenze bite ngo ni gute wiyumva? The brave man ngo ndumva wagira ngo umutima wanjye wamvuye mu gituza. Ngo ahari ngo cyagiye ngo nari ndi mpagaze mu muryango ari kunsaba ngo nimuhe imbabazi. Ngo numvaga namusanga ngahita muhobera ariko nagumye mu muryango mureba mu maso ngo mureba ngo none ubu yapfuye ngo nta ikintu nabikoraho. Umukobwa aramubwira uti ndumva utari kuririra so ahubwo uri kuririra umubano mutagiranye. Ngo kandi uwo mubano mutagiranye ubwo bushuti wenda ngo niki ngo yakagize gutya. Twapeja twarasonye karaka peja nakantu uhita ubona ko umuntu agushaka nyine. Ko bakaje menya hari ikibazo kibaye hano kuri wa murwayi bakuye mu ijuru yari yigiriye mu ijuru agarutse muri kabiri. Ararwaye nabi cyane. Struggling ari umenya bari gusamba. Uzi koko gusamba nibyo bita struggling. Ngo struggling ngo ari gushaka kujya ku rumuri. Umubwire ngo buri kimwe cyose ni sawa. Ngo aho hantu ku rumuri ngo ni mu mahoro ngo ni heza. Ngo mubwire ngo buri kimwe cyose ni cyiza. Hari yuzi ko ngo bireke bigende ngo ntari bi. Akana karamubwira ngo papa ngo ntari bi ngo bintu birabagenda neza ngo mama nzamwitaho ku bwawe. Niba muhumurize mbere yuko acaho hari biratuma atagira gute. Kumbe bakimuhumuriza dore ngo yagize gute kuriya kuntu umenya ari nko kwita umwuka bwa nyuma sinzi hariya yavuye ku bintu. Uko yakavuye ku bintu hariya lose limbs no sink ship. Kumbe uko yakagarutse yongeye yapfuye bwa mbere hano hantu yahaciye ajya mu ijuru. Kumbe noneho muri kabiri bwa kabiri ndebera ahantu asubiye yamanutse mu muriro. Abari ku isi ntibamenya ngo ni ibiki hari ububona intuze. Dore kumbe umugore ari kubabwira uti uriya muganga ati ngo ari mu mahoro. Kumbe nta ubuzi ngo ugiye he. Ibitekerezo byawe bita bikuvamo buriya hano hasigara no mubiri. N'ubundi uyu mubiri urimo ibitekerezo byacu. Mugenzi wanjye uramutse uzi Yesu Kristo ibitekerezo byawe niho bigenda bigana. Kuko uba warababariye yarabikubwiye tuzajya ubabarira abagenzi bawe. Uratubwira ati igihe namenyaga yuko ngo Yesu agutegereje inyuma y'intuze. Kumbe dore ari kurota papa wari mu kuzimu ari gusaba ubufasha ngo kubera icyo utambabariye ari gushya.
ngo none ngiye gushya iteka ryose. Murebe kutababarira uburyo bigira ingaruka ku mpande zose. Ushobora utababariye ashobora kugenda yishinja icyaha akajya mu kuzimu. Uwo utarababariye nta kabuza nawe ugomba kuzajya mu kuzimu. Noneho reba itandukaniro. Nubabarira uzajya mu ijuru, uwo ubabariye nawe azajya mu ijuru. Nushaka abe atagusabye imbabazi, nushaka abe atanashaka no kujya, we mubabarire, wikureho uwo mutwaro kugira ngo nawe najya kuwikuraho azahite yumva atagiye ibintu ari sawa. The brave man, Yesu Kristo, nta kindi atwigisha n'ibyo urukundo, kubabarira. Iyo ubabariye umuntu buriya ni nko kuba ntago muzi banga shanzajye imbarabura. The brave man nicyo nshinzwe. Bumbe hano bari kuganira ni babiri n'abadokiteri n'abaganga. Ari kumubwira ati hari ibindi nafashe icyumweru cyashize, reka turebe. Turashaka kubireba ati ntari. Dutangirana n'undi atubwira ati ndibuka yuko nari nkonje cyane kandi nari ndi gukonja cyane ndetse nari ndi kugenda manuka munsi. Ngo hari munsi ya n'ikizenga cy'amazi, ngo ariko aho hantu hari habi cyane. Abantu ngo hari hijimanganye, ngo hari ibiremwa byari biri kugenda bimwikururaho, byari bitangiye kugenda bimwikururaho. Ngo yarabirebaga ibyo biremwa, ngo byari biri kumuseka, ngo bikazaba bimushinyika. Noneho akazajya yumva ngo aragenda arababara, ngo noneho basaba Imana imbabazi, akazavuga ngo Mana ngo mbabarira, ngo ibyo biremwa bikamuseka, bigakomeza bikamushinyika. Ibintu by'ibiremwa byo mu mwijima, ngo aho hantu yari yaguye, ngo hari nko mu kizenga. Ikizenga ni igiponde, ni nk'ibyo kuvuga uruziba rw'amazi. Sinzi, umukobwa yaramweretse. Aravuga ati uyu nguyu yari yaguye mu mazi akonje amara y'iminota 7. Ngo none ibiriya ni byabo. Aravuga ati hari abantu benshi bagiye bampa ubuhamya, bambwira uburyo ngo iyo babaga bari guhanirwa ibyaha byabo, ngo bahuraga n'ibiremwa ngo bibi. I've never heard of any non-positive near-death experience. Uyu nguyu ari kumubwira ati ngo njye nta muntu ndumva ngo wapfuye ngo wavuze ngo ibintu bibi. None se ngo afunga umutwe, ari kuvuga ngo biriya bintu ngo byaho umuntu ajya yapfuye, ngo ni ahantu ngo bigenda bitewe n'imico yanyu, ngo iyo noneho ngo ufite imico ngo mibi ngo yo mu muco wanyu, ngo ni ngo byo bikuremera ukuzimu, ngo cyangwa ngo wishuka. Afite imyumvire y'abafilozofe. Njye atazagira umuntu nyita umufilozofe, kuko njyewe ntabwo ari ibyo filozofi. Njyewe mvuga ibya Yesu Kristo. Ibya Yesu Kristo bitandukanye n'iby'abafilozofe. Abafilozofe bakoresha ubwenge bwa kimuntu nyine baba bishingikirijeho, ariko twebwe ni ubwenge bwa Yesu, ni ubwenge bw'Imana, ni ubwenge buboneka muri Bibiliya. Mutandukanye ibintu nshuti zanjye. Akomeza atubwira inkuru yewe mbere yuko tubona byuka hariya yirukanka. Feri ya mbere akayifatira mu rusengero. Uyu yaratubwiye ati mu kuzimu nakomezaga kumva ntari kuhizera. Njye hari impamvu imwe yonyine yatuma njye mbyizera yuko mu kuzimu habaho. Kubera dore twumva umuhungu ari gukuramo isaha n'uturinete arazinze. Turinete yarazinze, ari kwikuramo udukomo. Sinzi noneho ikibazo afite nawe. Ari kuvuga ati njye ukuzimu sinkwizera, ari iryo juru sindyizera. Ibyo byose ni imitekerereze ngo y'imico gakondo ngo uba wari ufite, ngo noneho ngo uragenda ugahura nayo n'ibyo bigirwamana byo wajya gusenga, cyangwa se ngo noneho waba uri umuntu ngo usenga Imana, ngo nawe ukagenda ugahura n'iyo Mana wasengaga, ngo ariko ngo ni imico, ni ibintu bapinga. Ntabwo azi ngo ibyo by'ukuzimu ntabyizera, ni ngo ni imyumvire ngo umuntu ngo aba yarasanga ngo ni iki. Ngo ariko abantu kubera bose bari kuvayo bamubwira ibintu bitandukanye, uriya mukobwa akabimugaragariza. Ari kuvuga ati njye keretse nigiriyeyo nkareba, umenya ashaka kwiyahura
ndebera abanje kurira. Yagiye afata paracetamol, afata ibuprofene, afata nuze iki za kinini na za kwariteme yarabikize, ariko yaravuze ati reka mbijugunye. Wakizeye wa muhungu we ko kwizera bikurutira kujya kwirebera ibintu mu kuzimu ukabyirebera ukabona kubyizera. Buriya ngo hahirwa uwizera atabonye. The brave man nge mbarabura niko byanditswe. Mugende mufate Bibiliya musome. Ibaze ko ashaka kungo kugira ngo anywe biriya binini yiyahure we ngo ajye kureba mu kuzimu ko hameze, ariko uhita uherayo. Ntusivange mu bintu ngugiye kunywa ibiyobyabwenge ngo uri kugira ngo wumve, uhita uherayo. Ujye mu busambanyi ngo uri kugira ngo wumve ngo bataza, uhita uherayo. Ujye kwiba ushobora guherayo, ujye mu kwica uherayo. Amategeko 10 ashobora guhita iryo wishe rikugira umucakara waryo. Noneho Yesu kubera ko twese twakoze ibyaha, urumva Yesu niwe waje ananirwa kwica na rimwe, ananirwa gukora icyaha, ariko azira bya byaha niko kugira, niko kuturokora twebwe twakoze ibyaha. Uratekereza ukica, watekereza ugasambana, wareba ugasambana. Ibintu twumva nibyo biryo turya, uko wumva ibibi, uko uvuga ukavuga. Ururimi rwacu ntago byoroshye, ariko hano umugabo ari kuvuga ngo ese waretse nkapfa noneho nkajya kureba, kuko numva aribwo buzima, aribwo buryo bwonyine ibyo bintu. Nakubwiye ati shawa nawe warasaze ukeneye muganga. Derike we, uyu muhungu yapinze yuko iyo umuntu nta kuzimu kubaho nta n'icyo. Yaramubwiye ati njyewe ndi umuterapiste, ndi umuterapiste ariko njyewe nagukorera icyo ibirenze ibyo wowe wumva ufite. Yaramubwiye ati ese uri kugira terms like dump suggest dating and tese toyanjye tese uri kuntereta toya ntabwo ndi kugutereta, ariko ibintu uri kucamo wowe muri no minsi kigaragara ukeneye umuntu muvugana, mukundana, musa nk'ababanyeho. Umukobwa ari gushaka kugira ngo byibuza mubere umuntu baganira, akeneye umuntu baganira uno musore, kuko kwiganiriza yiganiriza ibintu bya fake. Ibaze nko kugira ngo yiganirize ngo kuzimu ngo cya ijuru ngiye keretse ngiye nkabyirebera ngo nibwo nagaruka hano nkabyizera, kandi ugomba kubyizera mbere yuko. None arakomeza inkuru akavuga ati njyewe ngo nari nararenze igaruriro, ngo ntabwo ari umukobwa nari nkeneye waza akamfasha, ngo ntabwo ari ibinini cyangwa muganga, ngo njyewe ikintu nari nkeneye cyari kiri inyuma y'urupfu, ngo nashakaga kumenya aho papa wanjye ngo yagiye, nimba ari mu kuzimu koko, kuko twabonye amurota, ariko buriya wasanga atari kubyemera. Avuga ngo wanze kumbabarira, ngo none ndebera reba mu marimbi ya hehe aya n'ay'ingoma se we cyangwa brave man yakoze ubutembere mu irimbi. Buriya muze mutemberera mu irimbi mujye kureba, muvuga ati sha ubuzima ni iki ku buryo nanga kubabarira umuntu, ubuzima ni iki ku buryo nahitamo gukomeza mpemuka. Buriya nuhemuka rimwe aba ari ukugira ngo wige isomo umenye ko guhemuka ari bibi, ariko nimba ukomereje bwa kabiri, bwa gatatu, bwa kane, bwa gatanu, bisobanuye ko utamenye Yesu. Ni ukuri, nimba wanze kubabarira umuntu, ejo nawe wakora ikosa ukaba umuntu akakubabarira. Nimba wanze guhita usubira muri rya kosa wari wababari, wanze kubabarira mugenzi wawe ngo nawe ujye kumubabarira, menya yuko nta Yesu. Ashwi umuhungu yaje kureba mama we, ese ku muganga bimeze gute, kwa muganga bimeze bite? Ati ni ibisanzwe, n'abantu ni iki, ese ngo kubera iki usa nk'usekeje mu maso, urasa nkaho igihe urasa nka kwa kundi wasaga nka cya gihe wazaga kumbwira
ngo ugiye kurira imisozi. Iyo ubabaye umubyeyi arabimenya. Iyo uhangayitse wese bimeze bite? Ngo yango nta birenze ngo nuko ngo narinje ngo gusa kukubwira ko tutari busangirira ijoro. Ngo kubera iki? Yakuye mu kakana arakamwambika. Gwese ngurishuwa yuko utashaka gusigara. Ngo ya mama ariko ngo dogiteri kigize aka dogiteri kano kana ku myaka yako 29. Debera ndagukunda. Uyu mwana ari gupanga iki ko tubona ukavoruse wageni kiwe adatuje. Mama yarasetsemo amusezera aravuga ati numvaga nsebye ukuntu wabwira mama wawe waguhaye impano y'ubuzima yuko ugiye kwiyahura, ugiye kwiyica. Uyu mwana agiye kwiyica we. Mbega Eric agiye kwiyahura we. Ngo agiye gukora urupfu rwiwe. Warashaka kujya mu kureba nyuma y'ubuzima uko bimeze. Yanze kwizera atarabona. Ngo hano ngo ikintu byamusabye ngo kwari ukubanza kureba ahantu heza ho kwiyahurira. Ngo byamusabye akanya gatoya kugira ngo arebe buri kimwe cyose, buri gikoresho. Ntuze Karo ni wa muganga mugenzi we ngo ari bwifashisha amugarura. Agiye kwiyahura, agiye kwiyica, ariko ngo noneho mugenzi waze kumugarura. Ngo noneho ikintu yafashe naga kamera ko kugira ngo igikorwa agifate uko kiri bugende. The brave man, umuhungu afashe umwanzuro utamenya. The brave man, umuhungu yaragiye. Eric dogiteri Ndebera nenya agiye kwitera amazi. Ngo ko witeye amazi sinzi njya mbyumva. Ako nago please nzabanza mbibasomereho. The brave man yahamagaye Kare dogiteri mugenzi we aramubwira ati mwana ngiye ndi kufa ku kazi bimeze bituri he ariko mfite akantu ngukeneyeho nk'ubufasha mbwira. Ngo ngewe ngo nafashe potassium chloride ngo nyivanga ngo nibindi bintu. Niba yayivanze n'amazi cyangwa iki? Ngo ugiye kwiyica se? Ngo yango ngiye kwiyica ngo ariko nguri bumvure. Nguri buzi uri kongera wongera ungarure mu buzima. Ngo ntubikore ngo nta garanti hari yuko nakugarura. Naramubwiye ati wowe ikintu uri bukenere cyose kirahari. Tubungubu nsigaje iminota 6 ngo kuba ngaru ibintu bibaye. Eric afashe icyemezo. Menya yasaze cyane icyusaze. Ntiwamenya n'ubushakashatsi bwagiye bwarenze urugero. Ngo Snow White ngo nicyo gihe cyo kukira. Yewe umuhungu yiteye potassium ivanze na chloride. Buri kintu cyose yagishyize ku ruhande ku buryo bari abaganga ba Karoni baza kugira baza gusanga ibintu byose bihari. Byanamurangiye aho yari ngo ni muri tano na ahantu munsi. Ni muri kava aho abandi baganga batari bumenye ngo ni ibiki. Aramubwiye ati Eric ngo yapfuye. Amukuye hari yashisha itabona yarari kuganiriza abandi baganga. Eric dore ngo uko yakiyahuye dore uko bigenda. Dore uko bigenda. We agiye guca impaka ngo apfe agereyo nyuma y'urupfu arebe ngo ni ibiki biba biri kuhabera. Reka turore. The brave man nakabazaniye. Ibi ni ibiki umuhungu. Kumbe uko yakagize uko ararangiye. Uko yakarangiye tumubonye ava mu buzima. Rose Limps sink ship. Ari kwa muganga hejuru ku bitaro hejuru go kuntuze. Hejuru ku gisenge nari amagambo ubona kandi ari amagambo twayabonye. Umuntu yabona ni umuntu ugiye mu kuzimu. Ngo Rose Limps. Ubundi iriya Rose ni nko kuzirikura cyangwa se ikintu kiziritse ariko noneho ku buryo
cyahita kinazirika uko kiboneye. Noneho lips ni iminwa, ubwo ni iminwa imeze ukuntu ivuga ibyo ibonye byose, urumva? Ruzi lips n'uwo hejuru n'uwo hasi, ubwo nicyagiye iba uzi kuba wasamya hari ngo noneho twikomereze nano. Noneho sink ni ukurohama, ship ni ubwato. Noneho aramubwira uti nageze ahantu nsanga ni heza, ati ubwo hari mu ijuru se? Ngo sinzi. Kumbe yageze hejuru aha abona inyenyeri hariya, yarishimye abona ari heza. Urugendo rwe agica muri ya tano, dore ahantu ahereye ni hariya. ngo yapfuye, ngo nta nubwo ngo ntabwo umutima ugitera, ngo ndashaka kamwe hariya n'akandi hariya. Ngo umenya ngo kumve uko ari kureba hirya haturutse inyenyeri iraza. Inyenyeri kiza urumuri rwahise ruva minuza. Aramubwira ati kuki uri hano? Ngo naje ngo kureba ngo ibyanyu, ngo ndebe hano hantu heza. Usubirayo, ntabwo ari cyo gihe cyawe. Inyenyeri yarongeye ivamo isubira inyuma, isubira mu buturo bwayo. Kumbe amarembo y'ikuzimu yarafungutse, mama arikangamo. Mama yese yikangamo. Ngo mushyiremo juri ibihumbi 2. Wati ibihumbi 2. Juri sinzi uko ipima ariko ibihumbi 2 byaba ari byishyuwe. Ariko nyine hariya ni nka nukugukubitisha amashanyarazi barayabara. Yatangiye kumanuka muri ya tano, ariko noneho no umuriro gusa yamanutse azikuzimu. Ngo shyiramo 300. Bari batangire ku yamanutse agikuzimu. Ndebera ni ya tano y'urumuri. Mama yagiye ku mavi, aravuga ati mana sinzi kiri kujya mbere, ariko mana bana na Eric mujye musengera abana, mujye musengera ababyeyi, mujye musengera bagenzi banyu. Brave man, ndabasengeye mwese, Imana ibarinde. Aramubwira ati mana murinde. Abari hano bo ko twatangiye filime hari umuntu bari kugarura gutya. Kumbe yageze ku ndiba zikuzimu. Ndebera ni mu nda y'isi, inyanja y'umuriro. Dore hariya ku ruhande bari kuzamura, bari kumubita umushanyarazi. Uko yakahageze, dore na hano uko udafunga umunwa wawe hari nk'umuntu ushaka kukuvugisha amagambo mabi. Iminwa uba uri gufungura, ikiba kivuyemo. Hejuru hariya kwa muganga twahabonye handitseho ngo Rose Lips, iminwa idafata ijambo, umuntu utavuga ziga. Dore nukuriya hariya mama ari gusenga ati mana mwoherereza abamarayika. Kumbe uko yagakebutse, dore abari mu kuzima biba biri kubabaho. Ngumfasha. Ibyo ni ibiki biri kukubaho? Ngo reba ngo kiri kundya. Yesu mu kuzimu amakuru mfite nako ndebera we. Yesu haba bakwica urubozo. Reba ibiki imisundwe yamwiciye ibiri kukugendamo. In Jesus name, mu izina rya Yesu, buri muntu uri kureba filime ndagusabiye wakire Yesu Kristo uyu munsi nk'umwami n'umukiza wawe. Nyarukira ku rusengero rukwegera. The brave man. Twanga urwango, tujye mu rukundo. Tubabarire. Ndebere Eric we uyu urimo hano dogiteri, nta kindi cyazize keretse kutakugira, kugumanwa na hashize, akanga kubabarira se ibyo yuko yabasize. Ndebera Eric, umuriro wa mbere warabanje uramusogongeza. Brave man. Ndebera hariya umuriro uraza gutwika, ariko bari nko kugusogongeza, nta kiba kibaye. Hariya ni ukuvuga umubaza umuriro w'iteka. yasabye Imana ati Imana nimba ubaho mbabarira unkure hano.
mama ari ku masengesho udafite abantu bagusengera ushobora gusigara muhashize ukananirwa kubabarira ukananirwa gukundana ukananirwa kuza kuri Yesu bigusaba yuko nka so cyangwa nka nyoko hari ukuntu baba barakundaga Imana iyo byagenze gutyo byibuze ubona bagusengera hari igihe ariko ndakubwiza ukuri ko kubabarira ni wowe byikorera hano ari kumubwira uti ngo hano ngo bakoresha ubwoba kugira ngo bamubabaze ngo ese ngo hano wahageze gute ngo ngewe ngo n'inshuti yanjye ngo twagerageje ngo kugira ngo ndakeka ngo impamvu ngo ndi hano ngo ni ukubera ko buri gihe igihe nabaga ngomba gukora ikintu cyiza igihe nabaga nakagiye gusenga ngo nabaga ndi mu bintu bibi kumbe uzi ko igihe cyose uteye intambwe uva mu bintu byerekeranye n'igikorwa cy'urukundo Yesu we tujye muri Bibiliya dusome n'iki Bibiliya itubwira niyihe mirimo izadukiza ni ukugirira neza bagenzi bacu kumbe ndebera wa murwayi wari urwaye cyagiye yabonye bwa kabiri ngo se we wageze hano gute reba ikibazo afite ngo ni mu ikintu cyo kunywa se uyu we byagenze gute ngo menya afite inyota twakumva ngo hano ntabwo wabona amazi ngo ni ukuri ngo nimushake ngo wanywe amazi kandi yibuka wa muntu wari uri kubwira muri Bibiliya ngo Aburahamu yari ari kumubwira ngo mintuze wampaye nk'agatonyanga k'amazi yaramubwiye ngo niki kiri kumubaho ngo kora ku mutwe we ngo wumve yamukoresheje ku mutwe wumve ngo reka nkubaze ikibazo reba ukuntu yabaga ku isi ameze ngo ese ngo Imana nikubaza ngo niki wicaye mu ijuru iramubwira uti ngo nzayibwira ngo ndi umuntu mwiza ngo njya ku cyumweru ngo nkunda umugore ngo umugore wanjye n'abana ngo nta muntu njya nshaka ngo nta muntu ngo ngirira nabi mbishaka aramubwira ati erega ibyo ntabwo bizakugeza mu ijuru ngo kubera ko twese twakoze ibyaha mu maso y'Imana ngo nicyo gituma dukeneye Yesu kubera ko ari we wenyine miseke igoroye ngo yaravuze ati ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo nta n'umwe ujya kuri ku Mana atanciyeho aramubwira ati mwana ngukunda nk'umuvandimwe wanjye ariko wikomeza kunzana muri ibyo bintu by'Imana ngo se ngo waretse tukagirana ibiryo byiza waretse tugasangira ngo yari umuntu mwiza ngo yakundaga ngo abantu beza ngo yari umuntu ngo kumbe uriya yaravuze ngo twumbona se ngo yari umuntu mwiza ngo noneho pasiteri hari yari kwigisha muri televiziyo ageze ngo agakiza n'ibyo bintu byo kuvuga ngo uri umuntu mwiza ngo ibiriya ngo byo bigendera ku mategeko wagira ngo ni nk'ibyo ngo ni nko kuvuga ngo ndi mwiza ngo kuko ndi kuvuga ngo gukora ibintu byiza ngo Imana yanga ibyo bintu byo kuvuga ngo iki wakoze ngo nicyo kigize ngo uramutse uvuze ngo the brave man fish the brave man je gutwara ndabona genda wihe mwana hari akazi ndimo hano ndaje tuvugane nawe hari ibintu ndimo hano umva se wegenda wihize ushaka nawe Shock him again. Jameze neza ndaje rega hari akantu ndi kurangiza hano ndi gukora kuri phone ubu ndi kwica akazi My father may be here. Can you find him? the brave man kumbe He's not here. How do you know? Stupid humans. we ngo gicucu So easily deceived. uri gicucu uzi ko wowe kugushuka byoroshye You're gonna burn wowe your kubyo byoroshye ngo ugiye guhira hari iteka ryose kumbe cyari kikiri ndebera Clear. kumbe cyaragiye kiramwataka gitangira kumutamo utuntu dutandukanye hejuru bari kugerageza kuzamura umuntu
mu kuzimu ho ameze nabi. Ibintu bimeze nabi. Ngo hehe mama ari ku masengesho. Ngo mugirire impuhwe. Mama ari kumusabira impuhwe, ari kumusabira imbabazi. Ababyeyi baje banini batatuyoboye ku Mana, batadusabira imbabazi. Nukuri kumbe kubw'amahirwe amasengesho ndebera yarakoze, arongera asubira muri ya tano. Siwe wabonye ava hepfiyo ko yakageze hano. Umenya bikoze. Marayika aramubwira uti yahuye na wa marayika wamubwira, aramubwira ati ibi nibyo bihe bya nyuma byawe ugasubira mu mubiri. Ngo ndashaka kureba papa ngo akakanya. Ndashaka kumubwira yuko mukunda kandi ko ngo ambabarire. Aramubwira ati papa waragukunda kandi yarakubabariye. Ngo papa wari mu ijuru. Ngo noneho ugomba kugenda. Marayika yavuye. Dore uko byagenze, yagarutse mu buzima. Ngo Imana ngo ni ya nyayo. Imana ngo ni ya nyayo. Aramubwira uti mumbwire yuko ari amasegonda 2 yonyine nari mazeyo hariya n'igihe numvaga ko narigeze. Aramubwira uti tumuntu nta kintu avuze, ahubwo umuntu w'inyuma nta kintu avuze. Ti ni umuntu wo mwimbere ukuba ukurinze. The brave man. Kumbe uyu ko yakagize aravuga ngo kiri hano ni igiki. Ari ikintu cyari cyamukurikiranye. The brave man. I really wish you didn't call the police. Nakifuje yuko utari kuba wahamagaye polisi ngo ibintu bigiye uraza gutuma biba biri complicated. Eric's in danger of hurting himself, Aramubwira ati possibly somebody else. Eric yakoze amakosa, yishyira mu byago. Iki yishyize we mu byago, yari muri danger yo kuba yishyize we mu byago. Kumbe aho yahungiye ku rusengero ndebera. Pasiteri yarahagaze. Urumuri rwaragiye ruvaho. Aha hantu nahimana, naha Jehova. Kumbe aramubwira ati njyewe kubw'amaraso ya Yesu ngo wa daimoni wereturutse mu kuzimu, ngo mu izina rya Yesu subira aho uturutse. The brave man. Virgin Mary. Abubona hano none hano ni mu rusengero. Agomba kuba ari mu kiliziya, niho haba amashusho ya Bikira Mariya. Kumbe pasiteri yaracyashye. Hano padiri yaragicyashye, arakibwira ati kubw'amaraso ya Yesu va hano mu izina rya Yesu. Uriya dufite ububasha bwo kuba gukeretse nuha ubuzima bwa Yesu nibwo kitari bugaruke, naho ubundi kiraza gukomeza kikwirukankaho. Yaba ari wowe n'undi muntu wari we wese utari muri Yesu, udafite ako gakiza, ntago twese twavukiye mu byaha. Nicyo gituma ukuzimu na Satani aba dufite uburenganzira. Tikeretse twemeye kwakira ubuntu bw'Imana Imana yaduhaye buciye muri Yesu Kristo, ngo ni nabwo twabona ubwami bwo mu ijuru. Tiye tunukuri ibyo nibyo nshaka. Muze kwa Yesu. The brave man. Ndakomeje ni muze kwa Yesu. Iyo warangije kujya kuvuga ngo gusa ngo ndakwizera, noneho ugatangira guca inzira itandukanye. Nukujya ku mavi, mujye ku rusengero rubegere, ndabinginze muvuge gutya. Uvuga ati Imana ndi umunyabyaha, none ndigusaba imbabazi biciye mu mwana wawe Yesu Kristo. Ngo kubw'urupfu rwe n'izuka rye ndakwinginze, tabara roho yanjye. Ndakwinginze tabara roho yanjye. Niba aho uri hose, nimba utariha Yesu,
wabyumvise, nyarukira ku rusengero rukwegereye, ndebera uburyo aruhutse. Reba urusengero rukwegereye, shaka pasiteri cyangwa padiri, mubanze mubikurikirane, urebe muri Bibiliya, usome, usobanukirwe, wakire Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, wemere ko Yesu atari Yesu gusa, ahubwo ni umwana w'Imana, nawe niwe Mana, ni ijambo ry'Imana. Niwe mwana w'Imana, ni nk'Imana, batatu barahuye ntako batagize. Umubyeyi nawe aho yari arasenga, ibintu bigenze neza, pasiteri yasigaye ashima Imana. Pasiteri yasigaye ashima Imana. Agafilime kacu kitwaga Escape from the Hell, gucika kuva mu kuzimu, niko gafilime kacu kitwaga. Ndabasuhusha, amazina yanjye banyita Brave Man. Amahoro y'Imana bane namwe ubu n'iteka ryose, biciye mu mwami wacu Yesu Kristo. Amen and amen.